amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mugani wa kinyarwanda uvuga ngo akarenza umunwa karushya ihamagara. Karushya ihamagara kubera iki? Umugabo witwa Zelensky murabizi mu nama nizitamureba bayasabye ijambo agasaba kuzitabira, akagira icyo avuga bakamuha ijambo akavuga. Akaba ari umugabo waranzwe no kugira akarimi gatyaye cyane. Rero kubera gukunda gufata amajambo ahantu hatandukanye, amaze iminsi yanduranya cyangwa se yikoraho mu magambo ye, ku buryo hari ibihugu byinshi byari bishyigikiye Ukraine bigenda bikuramo akabyo karenge. Reka tubirebere hamwe muri iyi podcast. Yes, rero murabizi nyuma yuko Perezida wa Federasiyo y'Uburusiya Vladimir Putin agiranye ibiganiro na Perezida wa Korea y'Amajyaruguru, hakaba hamaze iminsi hari ikintu cy'imikorere ihuriye hamwe na Korea y'Amajyaruguru n'Ubushinwa n'Uburusiya. Ibyo ngibyo rero no ku rundi ruhande nabo bagiye bagira meeting zabo. Murabizi uyu nguyu Zelensky ari muri Amerika, aho agomba guhura na Biden bakaganira ku nkunga bagomba kugenera Ukraine, ariko nanone ni mu rwego rwo kwitabira inama ya UN iri kubera muri Amerika. So uyu mugabo rero akaba yarasabye kuba yagira ijambo mu gihe gisanzwe atari icya Ukraine, kugira ngo agire icyo ageza ku bindi bihugu. Ibi bintu Burusiya bukaba bwari bwabirwanyije, ariko birangira Zelensky ahawe ijambo aravuga. Uyu mugabo rero Zelensky nkuko mubizi amaze iminsi igihugu cyiwe gifitanye ibibazo n'igihugu cya Polonye. Iki kikaba ari igihugu cyabaye hafi Ukraine kuva iyi ntambara yatangira. Murabizi n'ibikoresho byose bijya muri Ukraine bica ahangaha muri Polonye. Navuga ko nubwo Amerika mu mafaranga ariyo itanga byinshi, ariko Polonye niyo iri ku murongo wa mbere mu bantu basupportinga Ukraine, kuko birafatanye. Ni nkaho mu gifaransa wabyita ni nka bazariere y'abanya Ukraine, ni nko kuvuga ngo niho ibikoresho byabo bibanza kunyura, bakabanza gutegura aho bazabihisha muri Ukraine, uburyo bizatambukamo byihishe kugira ngo bitaba target y'Abarusiya. Iyi Polonye rero cyari igihugu gifasha cyane Ukraine. Noneho nyuma yuko habayeho ikibazo ikibazo cy'iyi Green Deal cyangwa se amasezerano y'ibinyampeke y'uburyo Ukraine yacuruzagamo ibinyampeke byayo, uburyo yexportingagamo ibiribwa isarura aho ngaho muri Ukraine. Ibyo ngibyo rero byanyuraga mu nyanja y'umukara bikagera mu Burayi bikagera n'ahandi hose ku isi. Nyuma yuko rero aya masezerano Uburusiya buyavuyemo, abanya Ukraine bisanze nta hantu bafite ho gucisha ibi binyampeke byabo, kubera ko babicuruza ari byinshi, bikaba ari ibintu bigize ubukungu bwa Ukraine cyane, kubera ko Ukraine ni igihugu cy'ubuhinzi gisarura ibinyampeke ku buryo namwe mwabibona. Niba Ukraine burahinyuza ibintu byayo ibiciro bikazamuka ku masoko, ni ikintu gisobanuye ko Ukraine umusaruro wayo ni munini kandi ufitiye akamaro isi, ariko n'akamaro ku banya Ukraine kuko bibinjiriza amafaranga. So abanya Ukraine bahise bashakisha ahandi hantu bacisha ibi binyampeke byabo, ari nabwo batangiye guca muri ibi bihugu baturanye, ari byo izi za Polonye n'ibindi baturanye hariya. Ibi bihugu rero bikaba byaranze ko Ukraine yacisha ibinyampeke byabo ku butaka bwabo, kubera ko ibi bihugu nabyo bisarura ibinyampeke byinshi bihagije abaturage babyo, ku buryo binagenera n'amasoko yo hanze nubwo bitari ku rwego rwa Ukraine. So ibyo ngibyo byatumye umusaruro w'ibinyampeke muri ibihugu bya Ukraine za Bulgaria n'ibindi ugenda ugwa hasi. Mu kugwa hasi rero ibihugu bitabivuga biti ntago tuzongera kwemerera abanya Ukraine gucisha hano ibinyampeke byabo. Murabyibuka amakamyo yari yuzuye ku mupaka wa Polonye yangiwe gutambuka. Ibi rero turabivuga gute? Turabivuga ko ni Ukraine yibeshya cyane na Zelensky we wibeshya cyane kuri nigeze kubibabwira ku makosa yiwe, ariko iryo nkunda kugarukaho nirivuga ngo
Zelensky yibeshye ku gaciro ka Ukraine mu maso y'aba banyaburayi bamushyigikira, kubera ko hari benshi baza kumufasha atari ugukunda Ukraine ahubwo ari ukwanga Uburusiya, kubera ko ntabwo abanyapolonye bakunze Ukraine kuko bafitanye n'ibibazo byinshi mu mateka yabo, ari ibibazo bagiranye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Hari ibibazo byinshi cyane by'amateka Ukraine ifitanye n'aba banyapolonye. Abanyapolonye no kujya ku murongo w'imbere mu kurwanya Uburusiya ni urwango abanyapolonye banze Abarusiya, ntabwo ari urukundo aba banya-Ukraine, aba banyapolonye bakunze abanya-Ukraine, kuko bari kubareka n'ubundi bagakomeza bagacuruza ibinyampeke byabo. Icyo rero nicyo kintu Zelensky akomeza kwibeshyaho. Noneho n'ukuntu nge mbona Zelensky ameze, nge mbona Zelensky ameze nka ba bakobwa ubwira ngo uri mwiza, ndagukunda, uri mwiza, wenda ukamubwira uti sinanaryama ntakubonye, aho kugira ngo aguha agaciro kubera ko umukunda, ubona n'ubwiza bwe, ahubwo agatangira kukwirataho no kumva ko ari umuntu urenze kuri wowe. Ukraine nayo niko nyibona, kubera ko ibyo mbivugiye iki, mbivugiye ko abanyapolonye bakimara guhagarika aya masezerano, bakimara kwangira Ukraine gutambutsa amakamyo yayo y'ibinyampeke ahangaha muri Polonye, Zelensky yahise atangira kumera nk'umuntu umera nka wa mwana uba ubwira umubyeyi we, mbese niko nabivuga. Ubwa mbere bakimara kubihagarika, yaravuze ati turaza Ukraine baratangaje bavuga bati tugiye gukurikirana Polonye mu mategeko, tugiye kwirega mu miryango mpuzamahanga y'ubucuruzi, nkaho Polonye idafite uburenganzira bwo kuba yafunga imipaka yabo. Icyo muracyumva namwe ni ikintu kimeze nk'ubutesi bwinshi cyane kuri Zelensky. Noneho ararengera. Ejo nicyo natangiye mvuga ku ijambo yavugiye muri UN, ari naryo jambo numva ko ryakoze cyane kuri Zelensky, rikazamura n'icyo kintu yaratangiye kuzamura hagati ye na Polonye. Zelensky yafashe ijambo muri UN atangira kwikoma ibihugu bisa n'ibimufasha. Ndagira ngo mbabwire urugero rutoya. Turi mu itorero, umugabo umwe tugitangira itorero yatugira inama, aratubwira ati ahangaha ujye uzamura ukuboko usabe kuba wagira icyo uvuga ari uko wagitekerejeho, uzi ko ugiye kuvuga ikintu gifatika. Uko ukomeza kuvuga usaba ijambo, buri kanya ni wowe ufite ikibazo, abantu baraza kureba kapasite mentale yawe, baraza kureba urugero rw'ubwenge bwawe cyangwa se donc imitekerereze yawe. Abantu baraza kugushyira ku kayunguruzo bamenye, cyangwa se ku munzani bamenye urwego rwawe rw'imitekerereze. Na Zelensky rero nibyo biri kumubaho kubera gukunda kuvuga cyane. Arateruye aravuze ati hari ibihugu byari inshuti zacu, ariko uyu munsi bimeze nkaho bibeshya isi ngo biri kudufasha, ariko mu by'ukuri birimo gufasha Uburusiya. Aho ngaho nta kindi gihugu uyu nguyu Zelensky yashakaga kuvuga, ni Polonye. Polonye ikaba yanahise ihakana ibyo bintu Zelensky yavuze. Umuvugizi wa leta ya Polonye yavuze ati Zelensky yagombye kumenya ko nta muntu n'umwe wigeze witangira Ukraine kuva yajya muri iyi ntambara nka Polonye. Ariko se wowe muvugizi wa leta ya Polonye, mwigeze mubwira Zelensky ko ari urwango mwanga Abarusiya mubonye amahirwe yo kuba mwagiraho muhanganira nabo, atari urukundo mukunda Ukraine? Kubera ko abanya-Ukraine bibeshya ko ari urukundo Polonye cyangwa se ibi bihugu bindi biyifasha bibakunda, ntibabitandukanye n'urwango ibyo bihugu bishobora kuba byanga Uburusiya, bikaba biza gufasha Ukraine kugira ngo gusa bikunde bihangane n'Uburusiya. Njya ntekereza urwego rw'imitekerereze ya Zelensky nkumva rwose ruri hasi cyane. Niba atari ibintu ari gukora kugira ngo azungukemo amafaranga, akaba ari politiki ari gukina kuriya, rwose nta hantu mba numva urwego rwe rw'imitekerereze ruri hasi. Nge bikanancanga cyane ukuntu umuntu nk'uriya ayobora abantu, birancanga cyane. Ibyo rero byakuruye umujinya wa Polonye, ku buryo na ministre wa Polonye yahise avuga ko Polonye ihagaritse inkunga zose yageneraga Ukraine. Ibi bintu ibivuyemo burundu. Rero ukaba wavuga ko
mu rwego rwa politike ni ikintu gikomeye cyane Ukraine ibuze, kubera ko ibi bihugu bindi by'abanyaburayi bishobora gukusanya bikaba byakavaringa inkunga Polonye yageneraga Ukraine, ariko mu rwego rwa politike nk'igihugu cyahoze mu bumwe bw'abasovieti, nk'igihugu cyari kiri gukorera Ukraine lobbying kugira ngo ijye muri NATO, ni ukuvuga ngo Ukraine ibuze ikintu gikomeye cyane. Kandi kubera iki? Umunwa no kudashyira mu gaciro. Ntabwo aba banyapolonye bashobora kwemera ko ibicuruzwa byabo bigwa hasi ku kigero cyo munsi ya kabiri y'inshuro ebyiri. Ni ukuvuga ngo niba ikintu cyaguraga 1000 ikajya munsi ya 500 ni urugero. Ibyo ntabwo abanyapolonye n'ibi bihugu bituranye na Ukraine bisarura ibinyampeke bishobora kubyemera. Kuba rero Zelensky yumva ko byakwitanga kugeza naho bibabaza abaturage babyo, aho ngaho niho numva Zelensky yibeshya cyane, kubera ko na Polonye yatangaje ko inkunga bagenera impunzi z'abanya-Ukraine, ahangaha muri Polonye hari impunzi z'abanya-Ukraine zirenga 10,000,000, hagati ya 10,000,000 na 11 z'abanya-Ukraine bari ahangaha muri Polonye, bahabwa amafaranga yo kugira ngo babeho, bavurwa, bakorerwa byose nk'impunzi z'abanya-Ukraine, kubera ko abanya-Polonye bari bashyigikiye ko impunzi z'abanya-Ukraine ziza muri Polonye bakazifasha. Ariko intambara ikomeje gutinda kandi bikomeje kubatwara amafaranga menshi cyane, kandi no gushima kwa Ukraine kuri hasi cyane. Rero kuba babivuyemo bakaba banatangaje ko n'izi nkunga bagenera impunzi z'abanya-Polonye z'abanya-Ukraine ziri muri Polonye igiye guhagarara mu mwaka utaha, ni ikintu gikomeye cyane kigiye kubabaza Ukraine, kigiye no kuba pressure kuri Zelensky. Nubwo nahangaha muri Polonye ibi byose biri kubaho kubera pressure y'amatora muri Polonye mu mwaka utaha, nabo barinjira mu matora, kandi abaturage ntabwo bishimiye ko umusaruro wabo, amafaranga yabo, imisoro yabo byose birimo kujya muri izi mpunzi z'abanya-Ukraine. Bo barashaka ko ikibazo cya Ukraine gishakirwa umuti kigakemuka, abanya-Ukraine bakareka kubabera umutwaro. Kandi abaturage ba Polonye bose siko bashyigikiye intambara ya Ukraine, kuko mubizi Polonye ituwe n'abarusiya benshi, so rero ni ikintu njya ntekereza nkavuga se Zelensky iyo ari gutekereza, njye mba numva ari gutekereza nk'umwana nawe warezwe bajeyi, kuko nk'iryo jambo yavuze yigeze no kurivuga, arivuga ku Buhinde, avuga ngo Ubuhinde buri kugura amaraso y'abanya-Ukraine, ari kuvuga ko Ubuhinde burimo kugura petrole y'abarusiya, burimo bukigura gaze y'abarusiya. Uyu nguyu Kuleba niwe wakoresheje iyo mvugo, aravuga ngo Abahinde barimo baragura amaraso y'abanya-Ukraine. Nyuma yaho leta ya Ukraine isaba imbabazi, ariko byari byavuzwe. Ibyo ngibyo ujya kubivuga kuri Ukraine, abanyaburayi bagufasha wagombye kumenya ko kugeza uyu munsi baracyagura petrole y'abarusiya, baracyagura gaze y'abarusiya, baracyagura uranium y'abarusiya, baracyagura diama z'abarusiya, baracyagura charbon z'abarusiya. Ibintu byo inganda nyinshi z'abarusiya, inganda nyinshi z'abanyaburayi ziracyakora mu Burusiya. Nuko babigira amabanga kugira ngo bumvikanishe ko bahannye Uburusiya, ariko ibintu byinshi biracyagurwa mu Burusiya. Nka gaze, nubwo gaze abafaransa bavuga ngo ntabwo bagura gaze y'abarusiya, ariko bagura gaze muri kampani z'abarusiya, kubera ko gaze ituruka ngaha muri za Kazakhstan na Uzbekistan, zose ni gaze zicuruzwa n'amakampani y'abarusiya. Ikindi kandi abafaransa ntabwo bafite uburyo bwo gutegura gaze. N'iyi gaze iva muri Afurika ijya mu Bufaransa, yahagera igafata urugendo ikajya mu Burusiya, ikajya gutunganywa, ikongera ikagaruka ikaza mu Bufaransa, kubera ko Ubufaransa n'ibihugu by'Uburayi ntabwo bifite uburyo bwo gutunganya gaze kugira ngo igere ku rwego rwo gukoreshwaho. So rero wowe Zelensky ugiye kwikomanga ngo uri kwikomanga ngo Ubuhinde, banza uhere kuri abo Bafaransa, banza uhere kuri abo n'Abanyamerika. Abanyamerika baracyagura ibintu by'abarusiya. Abanyamerika ntibashobora kwitesha uranium y'abarusiya, ntibashobora kwitesha diama z'abarusiya. Abanyamerika baracyakora business n'abarusiya. Rero iyo ugiye kurengera ukajya kuvuga ngo Modi Ubuhinde,
ubu ugiye gutuma na bwa buryo ubuhinde bwari buhagaze hagati bahita babona ko wowe ubwawe nta kigenda, ntabwo utekereza, n'intambara yawe nta kizakugezaho. Twabonaga aba banya-Ukraine banze ibifaru 11 bya Leopard bahawe n'Abadage, bavuga ko ibi bifaru byageze muri Polonye ngo bipfuye, birashaje, bikeneye spares, bikeneye abantu babikora, kandi Ukraine ibyo bintu ntabyo ifite. Ukraine ikaba yabyanze bikiri muri Polonye. Ibyo ngibyo bikaba bihuye na bya nababwiraga ko ibintu byose biza muri Ukraine n'izo tank Abraham zigiye kuza muri Ukraine bigomba guca muri Polonye. Polonye rero igihe cyose ibivuyemo, Ukraine igiye kubabara cyane, Zelensky agiye kubabara cyane. Twaravugaga ngo azirukanka agana ku mupaka wa Polonye, none nabyo ndabona bitangiye kugenda bikomera. Murabyibuka no mu kiganiro twagiranye na Gentil Gideon, iki kibazo cya za Polonye twakiganiriyeho, tuvuga ko ibi bihugu by'Ababalte byahoze mu bumwe bw'Abasovieti igihe cyose bizaba bikiri kwivuruguta muri iki kibazo cya Ukraine, kandi nabyo ubwabyo bifitemo indani ibibazo bisa n'ibiri muri Ukraine, bishobora kuzashiduka ibibazo biri muri Ukraine naho byahageze, bishobora kuzashiduka ibibazo biri muri Ukraine naho byahageze. So Polonye rero irebye kure, ibonye ko nta gahunda ya Zelensky, ibonye ko ibintu biri kugenda bidafite inzira bijyamo, ihisemo kubivamo. Kikaba ari ikintu navuga ko ari ikintu kiza ku banya-Polonye, kubera ko n'ubundi iyi ntambara ni proxy. Iyi ntambara ntabwo ari intambara yo kuvuga ngo abanyamerika babiri mu bushize mu kiganiro cyashize twaganiriye kuri F-35 y'abanyamerika yaburiwe irengero, mu gihe barimo guhereza abanya-Ukraine F-16 nazo zifite tekinoloji igabanyije kubera ko batazibaha uko zakabaye. Uribaza uti niba mushaka ko Ukraine itsinda, kuki mutayihereza ubwo bushobozi bwanyu burenze, mukayizo F-35 cyangwa mukazihereza za Predator zanyu, za drone zanyu zikaze mwohereje Muammar Gaddafi, mukazohereza ngaha muri Ukraine kugira ngo abanya-Ukraine batsinde. So ibihugu biza ubwenge byatangiye kubona icyo kintu, bitangiye kugenda bikivamo, kubera ko n'imyigaragambyo muri ibyo bihugu igenda ifata indi ntera, za opposition zikagenda zigira imbaraga kuko zifite ikintu zereka abaturage, zikababwira ati dore amafaranga yanyu, dore ahantu ari kujya. Intambara yo muri Ukraine ntabwo iri gutera imbere, biragaragara ko iyi ntambara Ukraine itazayitsinda, ariko dukomeje kuhatakariza amafaranga menshi. Ibihugu rero birimo kugenda bigira ibibazo bya politike mindane, akaba ari nayo mpamvu byinshi bikomeje kugenda biva muri iyi ntambara, cyangwa se biva ku ruhande rwa Ukraine. Gusa icyo nashaka kubabwira, nashaka ko tuganiraho uyu munsi, na buri wese yajya akoresha mu buzima bwiwe, nugera ahantu hari abantu benshi mu manama hehe, ujye waka ijambo ari uko waritekerejeho, wumva riri bugirira akamaro buri wese uri burivuge. Nujya kubaza ikibazo, ubaza ikibazo wumva ko hari n'undi mugenzi wawe ushobora kuba yakibazaga kiri bufasha abandi bantu gusobanukirwa nawe ubwawe ku giti cyawe. Ariko kubaza ikibazo, hari igihe muba muri nk'ahantu mu nama, mwananiwe, muri kwayura, isaha zo kurya zageze, murashonje, mukajya aho kugira ngo mutahe, ukajya kumva umuntu ngo akabazo, yajya akabaza ibintu biriwe bavuga, bajya gusoza undi ngo akabazo, bajya kubaza iki. Biriya bintu bitera stress cyane, bitera stress ikomeye cyane. Rero icyo navugaga nuko Zelensky mu rugendo yakoze ajya muri Amerika, nuko agarutse mu bafatanyabikorwa be cyangwa se mu baterankunga biwe bakomeye, umwe yavuyemo. Akaba rero ari bukomeze kureba uburyo abanyamerika bamufasha, kubera ko hagiye gutorwa indi budget y'amafaranga agera muri miliyoni 24 kugira ngo bafashe Ukraine, miliyari 24 zo gufasha Ukraine mu bya gisirikari. Aba Republican muri Amerika bakaba bavuga ko iyi bije bagiye gutorera Ukraine ari iya nyuma, ku buryo nirangira nyine aba banya-Ukraine bazabaga bakifasha cyangwa bakajya ku meza y'ibiganiro, kubera ko nahangaha muri Amerika nk'uko mubibona amatora nayo ararimbanyije, kandi ni amatora azahindura ibintu byinshi cyane. Nibyo ngibyo rero nababwira kuri iki kintu cya Zelensky ukomeje kugenda yanduranya n'inshuti ziwe, n'abanyamerika n'abafaransa n'abaki bose ntabwo bishimira ukwinuba kwiwe. Ariko ngewe narabibabwiye, Zelensky ari mu ntambara kubera ko aba banyaburayi bayimushyizemo.
nge numva ko biri legitime ko yakwinuba akanavuga ko ibyo bamuha bidahagije kubera ko nibo bamusunikiye muri iyi ntambara. Rero igihe cyose bamuhereza ibintu bidahagije, igihe cyose abona batamufasha kurangiza iyi ntambara, numva ko biri legitime ko yabanenga, yanenga ibyo bamuha n'ibyo bifaru by'abadage yanze barimo kumuha ibishaje. Tekereza kugira ngo mugenere umuntu muri kwifuza ko yatsinda intambara mukamugenera ibifaru bishaje, ni ukuvuga ngo ni ibintu bari gukora, ni maonesho, ni maonesho. Rero turakomeza tubigarukeho. Nabonye abapropagandiste bo kuri RCI barimo guserebura ngo Ukraine ngo iri kurwana na Wagner muri Sudani y'amajyaruguru. Nasetse ndapfa, bavuga ngo Ukraine iri gufasha umusirikare umwe na Wagner igafasha umusirikare umwe. Donc uwo musirikare ufashwa na Wagner niyo yaba ari kurwanira ikintu cyiza, yahisaba ikintu kibi ku buryo ubona bari kubiserebura. Ngewe numiwe cyane, ndavuga ati sinari nzi ko Abarusiya banzwe kuri uru rwego, kandi nabyo ni ibihuha. Ukraine se iraba itari gushobora no kurwana niba yabohereje n'akadrone, n'akadrone nyine kari aho ngaho ko nge intambara ya Zelensky yaranyobeye. Ni umuntu uzi ko akiri muri sinema, aracyazi ko akiri muri sinema, ajyamo hari agafata ijambo azi ngo ari muri sinema. Ni politike, ijambo ryose rigira percussion, ijambo ryose rigira percussion. Rero Zelensky umuntu yamubwira ati kenyera ushikame, n'abandi mu gihe gitoya baragenda bakuvaho kubera ko uko ubukungu bwabo bugenda bugwa kubera kwibuza gukorana business n'Abashinwa. Ibyo ngibyo byose bizagenda bituma abanyaburayi bagenda barambirwa intambara, kandi noneho kuba Pologne yakuvuyeho ni ikintu kibi kandi kigiye kugora cyane Ukraine. Iyi ni Waka Waka podcast, rero mukomeze mugire ibihe byiza.